Attention mpira kwa Didier Taichi. Didier Taichi afungira ku murongo wo kujya kuri kona, arayizamuramo. Goal! Tambwe! Reyo shira umutwe Tambwe Gruarngong. Reyo umva amashyi y'abareyo bamwita Gruarngong. Pira mwiza cyane afatiye hagana muri kona. Didier Taichi abona yifunze ahita agaruye inyuma gatoya, asanga Kabange ahagaze wenyine. Kabange afunga baro yitonze, reba mu ruga rw'amahina abona abasore batatu bahagazemo, abona uwitwa Sumani Gaden, abona uwitwa Gruarngong, abona uwitwa Yves Habimana. Aravuga ati reka mbakaragemo aka gapira kazamuka mu kirere, namwe mwigaragaze. Hindura bari kiri mu kirere, abasore b'amagaju batari bayikuraho n'umutwe, arasimbuka arabasumba hejuru cyane. Gruarngong barahita icurika mu nguni yo hirya, barayubikamo n'umutwe neza cyane. Gitego cyiza gisukuye, pira mwiza cyane kabisa, wari upimye. Kabange akora assist iryoshye ku buryo n'abagenzi be bose baje kumuferisita. Rayon Sport ariko igitego cya mbere cya Gruarngong cy'umutwe. Rayon Sport kimwe, Amagaju ubusa. Ndani kabisa Igitego cyiza, minota 33, igitego cyiza cyane. ariko ahantu turi kogereza kuri Kamena sha, ni ahantu heza ho kogereza pe cyane kabisa, usibye ikibazo cy'imvura cyaba. Attention Ganijuru mpira Reyo yarigiye gushaka igitego cya kabiri. Urabona ukuntu action uyireba yose, wagira ngo wanabibonaga ko igitego kigiye cyane rwose, neza kabisa. Nango ku bantu bazi ko kuri stade wenda nk'inyamirambo cyangwa ku Mahoro, nko kogereza nk'inyuma ya tapi y'umutuku cyane, cyangwa hamwe handitse Kigali Pre, cyangwa hamwe handitse Kigali Pre, ari kuri hasi kuri pitch, ku buryo rwose abakinnyi bari nko muri metero nk'eshanu uvuye aho twicaye, kandi twicaye hasi ntituri hejuru, turabareba. Eba naburi uko igitego ukayibona neza cyane. Baravuga mu kibuga turabyumva. Biraryoshye cyane. Cyera tugize ikibazo imvura ikagwa cyangwa izuba rikaka. Twibereye munsi y'igiti. Iki giti bakita gute? Iki giti bakita Cypre. Ni Cypre. Ahangaha naryohewe cyane. Munsi ya Cypre abantu bari baranyandikira ngo turabona hamwe ibereye munsi y'igiti. Oya hararyoshye. Hani hazima cyane. Attention. Turebe ikufra ikipe ya Rayon Sport. Kufra ikipe ya Rayon Sport. Katurebe kufra igiye guterwa na Kabange Emmanuel. Kabange Emmanuel. Kabange Emmanuel. Kabange. Eka turebe Kabange. Ahagaze ku mupira Kabange. Kabange ahagaze ku mupira arawuzamuramo. Goal! Youssou Diagne! Yemwe Youssou Diagne, kapitene terekamo. Pasa nanone ya Kandare, pasa ya indi Kamena Bihu, pasa ya indi Muza migabane kabisa, pasi ufungura
icyo bita ikibuga iva iburyo yerekeza ibumoso. Keri pasi kuri kufuranza cyane itewe na Kabange. Kabanga karaze baro kwizigiraho imbaraga, irazamuka iragenda isanga ayo musore witwa Yusudiyanya aterekaho umutwe, yarahagaze ku ipoto ry'ibumoso, barayikubita umutwe ayigarura mu ipoto ry'iburyo. Umuzamu ntiyamenye uko bigenze, arayibona ibitego bibiri by'umutwe. Pasi ebyiri za Kabange, ugomba no kubanzamo kuri derby. Kabange ise wemeza umutoza hano, mbonye bose bamufelicita abakinnyi bagenzi be. Wasistinze igitego cya Gloire Ngong, yasistinze igitego cya Yusudiyanya. No doubt agomba gusubirana umwanya we nka nimero 2. Rayon Sport 2, ekipe y'Amagaju ubusa kabisa. Arayizamuye kufuranza cyane, abadefenseri b'Amagaju bose barangaye. Yusudiyanya ahantu yari yihishe inyuma y'abandi, ayizamura nziza cyane kabisa, wagira ngo yamupimye amametero n'uburyo asimbuka, ahise ahondamo umutwe kabisa. Igitego cyiza cyane cya Rayon Sport cya 2. Atansiyo ikona y'Amagaju, aratabara Kabanga ushyira hanze. Ariko noneho turebye ishusho rusange wa mugani nuko shampiyona irimo iragenda kugeza ubu, iyi mace abareyo ubona iri babafasha iki mu gutegura derby? Kuko derby niyo ikurikiraho kuwa gatanu, derby irakurikiraho nako kuwa gatandatu ku itariki 2. Yego, ni iki ubona abareyo bakeneye cyane muri iyi mace, yabafasha iki noneho ku bijyanye na derby? ikintu cya mbere, iyi mace ni mace ukina wayitsinda, intsinzwi zose wagize ziba zihanaguritse. Ngo muri football iyo utegura mace, latest performance irakonta cyane, nubwo yego haba harimo utuntu two gukosora of course mu zindi zabanje, ariko irabaha morale, ibafashe kumva ko okay, niba dushobora gutsinda noneho twakompeta na APR, twakina na APR, baze kuza bafite iyo confiance, bitandukanye nuko byari bimeze mbere yuko bakina n'Amagaju wenda, kubera yuko match zishize nago zari zimeze neza. Bari banganyije na Rutsiro, bari banganyije na Gicumbi, bari banganyije na Gorira. Ni match navuga ngo zo muri kategori z'amakipe atari ibigugu cyane, ariko batashoboye gutsinda kwizigira. Ibyo rero ntago bifasha, ibyo ntago yari byiza kuri coach, ntago yari byiza ku mutoza, ntago yari byiza nyine kuko abakinnyi biyumva ku mitekerereze bagira iyo bari gutegura match navuga ngo nini, ariko match imwe mutsinze itanga confiance, n'ikiganiro kiba gitandukanye. Ariko kandi ikindi ni n'uburyo bwo kugira ngo banarusheho no kugenda bagera n'ikintu nyine cy'amautomatisme. Urabizi ko umutoza ni mushya, ari kugerageza guhindura uburyo bakinaga, uburyo bahagararaga mu kibuga. Ubwo rero biri guhinduka cyane, asa n'uwempoza ibintu bitandukanye n'ibyari bihasanzwe. Ibyo rero bishya nabyo kamem birumvikana yuko bisaba umwanya wo kubyiga ndetse no kubimenyera. Abasore rero ni muri iyo gahunda nabo biba ari umwanya mwiza wo kugira ngo uko barushaho kugenda batozwa match nyinshi nawe, bakina match nyinshi nawe, bagenda barushaho kumenya icyo yifuza. Kamem mbere ya derby umutoza niba azafite match let's say 3, bizaba ari byiza, byibura bizaba bigira icyo bifasha. Atojeho match 3 byibura bazaba bagize ubwumvane bufite aho bubakuye naho bagejeje, ku buryo hari icyo bwasayidira kuri iyo match. Yes, ngira ngo ni match irimo irategurwa, ni derby de Mirikorini, izaba ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu, ni weekend itaha. Ubwo rero wa mugani akeneye ko ikipe igaragaza nyine ibyo ihije abakunzi bayo kugira ngo bazaniyongere muri stade. Abarebona nyine badacika intege, nabavuga ku kintu kijyanye n'ubwitabire. Rigani ntago bangana nka bamwe baba bari Kigali, ariko nanone si bake cyane kugira ko match yabereye Huye. Ni bake ugereranyije nuko wenda tubamenyereye Kigali, ariko urumva bari bamaze iminsi batitwara neza, probably n'umwanya wo kuba bafana wenda bacikamo intege, kwizigira umuntu yabumva. Nubwo atari byiza, ariko nyine urumva nabo ni abantu bafite amarangamutima. Iyo bitameze neza kamemu ntibaryoherwa, iyo bataryohewe ntibitabira. Ariko reka twizere yuko wenda iyi nsinzi za kongera nanone kubafasha kwiyunga na groupe yabo,
bakavuga batoke noneho ubwo mubashije gutsinda aha mubigenje neza natwe reka twitabire match zanyu zikurikiyeho. Nibyo kabisa kuri coach ntago ari byiza kumutoza, ntago ari byiza nyine kuko abakinnyi biyumva ku mitekerereze bagira iyo bari gutegura match navuga ngo nini, ariko match imwe mutsinze itanga confiance n'ikiganiro kiba gitandukanye, ariko kandi ikindi ni n'uburyo bwo kugira ngo banarusheho no kugenda bagera n'ikintu nyine cy'amautomatisme. Urabizi ko umutoza ni mushya ari kugerageza guhindura uburyo bakinaga, uburyo bahagararaga mu kibuga, ubwo rero biri guhinduka cyane asa n'uwempoza ibintu bitandukanye n'ibyari bihasanzwe. Ibyo rero bishya nabyo kameme birumvikana yuko bisaba umwanya wo kubyiga ndetse no kubimenyera. Abasore rero ni muri iyo gahunda nabo biba ari umwanya mwiza wo kugira ngo uko barushaho kugenda batozwa match nyinshi nawe bakina match nyinshi nawe bagenda barushaho kumenya icyo yifuza. Kameme mbere ya derby umutoza niba azafite match let's say 3 bizaba ari byiza, byibura bizaba bigira icyo bifasha. Atojeho match 3 byibura bazaba bagize ubwumvane bufiteho bubakuye naho bagejeje ku buryo hari icyo bwasayidira kuri iyo match. Yes, ngira ngo ni match irimo irategurwa, ni derby de Mirikorini izaba ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu, ni weekend itaha. Ubwo rero wa mugani akeneye ko ikipe igaragaza nyine ibyo ihije abakunzi bayo kugira ngo bazaniyongere muri stade. Abarebona nyine badacika intege nabavuga ku kintu kijyanye n'ubwitabire. Rigani ntago bangana nka bamwe baba bari i Kigali, ariko nanone si bake cyane kugira ko match yabereye Huye. Ni bake ugereranyije nuko wenda tubamenyereye i Kigali, ariko urumva bari bamaze iminsi batitwara neza, probably n'umwanya wo kuba abafana wenda bacikamo intege kwizigira umuntu yabumva. Nubwo atari byiza, ariko nyine urumva nabo ni abantu bafite amarangamutima. Iyo bitameze neza kameme ntibaryoherwa, iyo bataryohewe ntibitabira. Ariko reka twizere yuko wenda iyi nsinzi iza kongera nanone kubafasha kwiyunga na groupe yabo, bakavuga batoke noneho ubwo mubashije gutsinda aha mubigenje neza natwe reka twitabire match zanyu zikurikiyeho.